Bizimungu Ali wagarutse muri ikipe ya Bugesera, imikino 2 amaze gukina yose muri uyu mwaka w'imikino, kaba nta numwe yari yabasha kubonamo inota na rimwe. Reka turebe amanota ya mbere arayakura kuri Rayon Sport. Mario n'umukino Ali bimusaba kwigaragaza. Kino ukaba utangiye, Sentongo tanga pase kwa Samson Irokan Ikechuku. Prince Mugabo Ismail hagati mu kibuga kwa Ikechuku, ariko yakoze ikosa. Yannick atera vuba imbere, Tidiane Kone yaraririye. Ni n'umugabo bagomba kwitondera Tidiane Kone, cyane ko isezo ishize yarababaje cyane abanyabugesera, batsinda igitego kimwe mu minota ya nyuma, ku buryo ngira ngo niyo mpamvu umutoza Karekezi yamushizemo uyu munsi. Ni motivation kuri we, kuko ikipe yarayitsinze kuza rero gukina ku bibuga nk'ibi, kandi twarabonye ko Tidiane Kone ibibuga bibi bitameze neza cyane nk'uko akunze kubyitwaramo neza. Hussein tera muremure imbere, dégagement nziza hariya, Manziteri Saddam Nyange itakuraho vuba. Pana pasi pale, Tidiane lakini atari kule. Hii ilikuwa nafasi, lakini jamaa alikuwa tayari ameotea. Lakini ukiangalia vizuri Nzika Masabo, hii ni pasi ya pili ambayo amepoteza. Inabidi aweze kuangalia vizuri nafasi anapotoa mpira, anampa nani, anasimama vipi. Haya, Shasir Naimana Shasir, ani kule Omar Musa. Corner ya Rayon Sport. Yero arayitera hariya, ashyiraho umutwe Robert Ndatimana. Yero asubizayo, ashyiraho umutwe Sefu afunga nabi. Ikechuku araho basubiza. Attention, contre-attaque ya Rayon Sport ya Bugesera. Ikechuku Samson atanga umupira hariya. Attention, Bertin Dusange. Igitego! Igitego cya Bugesera. Igitego cya Bugesera hano. Bugesera ibonye igitego cya mbere. Igitego cya mbere abasore ba Bugesera babonye, kontre yihuta cyane bakoze. Ikechuku Samson areba uburyo Rayon Sport bahagaze, atanga umupira kwa Dusange Bertin, tera umupira ukubita ku kirenge cya Rutanga, witujya mu rushundura. Igitego gitsinzwe n'umusore Dusange Bertin. Ini own goal. Nkunduranga zikaba zitangiye. Minota 90 yamaze kurangira. Umutoza umusifuzi Ishyaka, bona Karekezi nawe yamaze kugera mu ntambara. Ari Bizimungu rwose, intambara ntago byoroshye. Ntago byoroshye na gato. Daho tufata abakinnyi be bose abasubiza mu kibuga cyawe, ati nimugende mujye mu kibuga cyanyu. Bizimungu Ali turebe umusifuzi Samuel Wikunda arabyitwara mwate. Bona Ishyaka na Zefani baganira. Shoka ko ye kuzamura abatoza bombi. Shoka rwose
ubona ari Bizimungu babwira ati tuza rwose na komiseri w'umukino yageze amubwira ati tuza. Ambaranga rwose zitari zikwiriye iminota ine y'inyongera yose irangiriye mu ntundura. Bona Samuel Bikunda hamagaye abatoza bombi Karekezi ndetse n'ari Bizimungu bombi akaba bazamuye hejuru, bombi bazamutse hejuru. Ibintu bitari bikwiriye rwose aho umupira wacu ugeze 2017 ntago yari bikwiriye ko tubona intambara nk'izi ngizi. Ikipe ya Bugesera ate shots on target eshatu kuri enye za Rayon Sport, shots of target ebyiri za Bugesera kuri eshanu za Rayon Sport, mu gihe Rayon Sport ate corner eshanu Bugesera nta nimwe. Amakosa 15 ya Rayon Sport kuri 13 ya Bugesera, kurarira inshuro enye ku ruhande rwa Bugesera, Rayon Sport inshuro ebyiri, mu gihe Bugesera babonye amakarita abiri y'umuhondo, Rayon Sport nimwe. Kugumana umukino umupira Bugesera 51%, Rayon Sport 49%.